bombori bombori, ikiganiro cya radiyo urumuri. Hagarika Samputu, hagarika ibyo bintu byose urimo, hagarika ibyo bicurangisho byawe wirirwa udushushanya ngo Imana, ngo urukundo, ngo ubumwe n'ubwiyunge. Hagarika rwose mwuka byaremye mbabwire. Utubwira iki se? Ugomba kureka gutandaraza ibyo urimo byose ukabivamo. Ibiki mvamo? Va mu bigarasha. Ni ibiki ndimo? Reka kwigira urukwavu. Nta kintu kibi ndimo mwuka byaramwe, nta kintu. Nyeshu. Icara hariya hasi mu nguni, uvanemo inkweto, uvanemo amasogisi, uvanemo n'umukandara. Rwose mwuka byaremye mbabwire. Hanyuma wicare hariya hasi ku butaka. Hanyuma tujye kugukanira urugukwiye. Nagira ngo mbibutse mwese uko duteraniye muri iri tsinda ryangira nkugire, uko tutazihanganira umucikacumu wese ushaka kwigira fake. Iyi ni nayo mpamvu yaduteranyirije aha. Ikindi kandi ibyo tuvugira aha ngaha ntibikwiye kuzadusohokamo ngo bigere mu bigarasha. Reka mpijambo Chantal Mudahogora nawe atubwira icyo abitekerezaho. Samputu arabizi ko tuziranye cyane kuva kera za Sodevi, Igisenyi, mu Ngeri, hehe. Aranutaho gato ariko twarabashyigikiraga, tukabakurikira, tukabakunda cyane. Bari abasore bagezweho kandi baturwaniraga n'ishyaka nk'ubwoko bw'abatutsi. Ibyo uvuga nibyo, nk'abatutsi twari dushize iyo batahaba. Ikomereza Chantal. Tukabakunda cyane, bari abasore bagezweho kandi tugatarama, tukaryoherwa, tukibagirwa ingorane zose twari turimo. Samputu mwene data, muvandimwe, uwo twifuza kuvugana nawe n'umwanzi w'igihugu. Ngo byumve se? Kandi ibyo biraremereye cyane. Iyo umuntu yemereye ko ari umwanzi w'igihugu, nta mpamvu yo kujya kwintataininga nawe. Ntabwo twintataininga n'abanzi b'igihugu. Rwose mwuka byaremye. Nyeshu. Sinabibabwiye ko yigira urukwavu. Nikomeze ajye yerura. Ndabona Frank amanika agatoki. Frank, ngaho nawe ugira icyo ubivugaho. Nagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo imyaka afite, uko angana na experience afite, niyemere apfe nk'ikigarasha. Apfe nk'ikigarasha rata? Ngira ngo nawe umureba urabona ko asa n'ikigarasha. Ntumureba se? Cyangwa se ese Sampo urandeba iki? agiye umurongo muzima. Ni byiza kugaragaza aho uhagaze. Nabyo uvuga ngo muri escape se, ubu escape ubwabyo ntabwo bibuza ushaka kuba ikigarasha cyangwa ushaka gupinga cyangwa se ushaka kugambanira igihugu umugambanyi. Abyo ntaho bihuriye. Urakoze cyane Chantal, urakoze. Ndabona Nyiramongi nawe yamanitse agatoki. Ndavuga ariko Nyiramongi utari umugore wa boss. Nyiramongi, ngaho nawe mukanire urumukwiye. Ikintu wakoze kiragayitse. Uriya Kizito n'ubuzito bwe n'ibyakoze byose, njye nkubwiza ukuri, umva kuva yarakoze biriya bintu kugeza ubwo arinda arunduka akagenda yiyahuye, uzi impact byateye. Era cyangwa se wirabure ni kimwe muri ibyo. Ureke kuba nyine akazi yazi, areke kuba arata akazi yazi. Nta kindi gituma Samputu atandaraza. Mbabwiza ukuri bantu bo mu itsinda ryangira nkugire, uretse umuzimu wa Kizito. Ikindi umenye ko hari abagira amahirwe bakiyahuza ishuka. We nibiba ngombwa uziyahuza ikiringiti. Ntabwo tuzihanganira umwanzi w'igihugu. Iyo umuntu ari umwanzi w'igihugu, ari umwanzi w'igihugu. Ushaka kubyita andi mazina no kubigorora no kubiha iyindi formule n'iyindi sura n'ishusho, ntacyo bihindura, nta na kimwe. Ntabwo umwanzi w'igihugu mwintataininga igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyaratuvunnye. Warangiza ukazana ibintu nk'iby'inka yarembye ushaka kugira ngo bwongere buduce mu myanya y'intoki. Cyaradukostinze. Urumva Samputu? Dore uko ndeba. Cyadukostinze ibintu byinshi.
urabivuga si iki kigarasha kirabizi? amaraso y'abacu ari abarwaniye igihugu kukibohora ari n'abacu baguye muri jenoside, ntabwo dushobora kwiteteninga umwana. Ikibabaje ibi byose abikora yitwaje ngo ni ntabwo urukundo. ari question y'urukundo, ni question y'uko ari abanzi b'igihugu, Period rata. Ndabona nka Kadamiyani nawe ushaka kugira icyo uvuga, nibiba ngombwa umuciro rwa Pilato. icyo nshaka kuvuga ni kimwe rero, Samputu ni umuntu mukuru azi ubwenge bihagije, ahubwo ibyo yavuze ngo arakurujije mu bantu yarukuyeho koko, yakuye urujijo nyine, kuko yahisemo inzira imwe. Mujye mwumva ikinyarwanda umugabo avuga, kuko niba avuga ko ari intumwa y'amahoro iserukira amahoro igihe abanye n'uwitwa Masabo Nyangezi azi ibyo avuga, yigeze amugarura. Nkaka ibyo uvuze nibyo, dore ni nayo mpamvu aho tunyuze hose badutera amabuye bakanatuvuma. Rero njye icyo navuga hari ni ukwifuza amahoro and good luck. Oya nta good luck ku mwanzi. Frank niko bibona? oya ntabwo ari byo njye mbivugamo, ko nimba ugaragaza ko utari mu murongo umwe n'umuntu and then ukamubwira ngo good luck mu murongo arimo, ibyo byo ntabwo nemeranya namwe. Mwatanye. Ibyo uvuga ni ukuri, mwatanye. Cyangwa se ushobora gusanga niba ntibeshye umuzimu wa Kizito natwe yaradusesekayemo. Anyways, umuntu yatweretse uruhande ashyigikiye, mu magambo make yatweretse uwo ari we. Hari ikindi se kitari fake survivor? Ikigarasha umuntu wifatanya n'intera hamwe abizi neza ukuntu zatumaze. Hari igihe nigeze kwereka Samputu ko tumukemanga, ko hari ibikorwa yigeze kwitabira byo kwibuka bose, ndetse ndabaza ntese kwibuka bose bishatse kuvuga iki? Nanjye narabimubajije, arya iminwa, dore ko yigira nk'urukwavu, aratangira ngo urabona ngo yego abatutsi twarapfuye, ngo ariko ngo hari n'abahutu, ngo bamwe ngo baguye mu Rwanda, ngo abandi bagwa muri Kongo, ngo abo bose rero ngo dukwiye kubibuka. Koko ese ubundi Sampo, reka nkubaze, wowe nabo mukorana mwaba mukeneye amafaranga ngahe kugira ngo uwo Kizito wanyazuka ariko tubona amahoro? Ntabwo nshobora gushyigikira na rimwe umugambanyi w'igihugu, sinshobora gushyigikira na rimwe umuntu witandukanya n'ukuri kandi kuzwi kugaragarira benshi. Ukuri rata kugaragarira benshi. None rero nk'uko mwese maze kubumva, narebye nsanga mu bitekerezo byanyu uyu mugabo Samputu yararenze umurongo utukura. Rwose mwuka byaranye mbabwire. Utubwira iki se? Ugomba kureka gutandaraza, ibyo urimo byose ukabivamo. Dore umuryango, hanyuma sohoka. Nyeshu. Reka kwigira urukwavu. Nta kintu kibi ndimo mwuka byaramwe nta. Ese ko mbona utangira kuzana sohoka se cyangwa se aski ikigarasha gusa. Bombori ikiganiro cya Radio Urumuri.